Ishyari si ribi. Ishyari. Igitekerezo ubwacyo cy'ishyari si kibi. Ishyari ushobora kuba wararigize cyangwa se uzarigira. Byose nta kibazo kuko uri ikiremwa muntu. Igitekerezo cy'ishyari kiza mu kiremwa muntu kije kumwereka yuko ibyo ari gukora bidahwanye n'uwo ari we, cyangwa se kikaza mu kiremwa muntu kije kumwereka yuko aho ari ubu ngubu hadahwanye nawe, cyangwa se kikaza kije kumwereka yuko atari mu nzira yaremewe gucamo. Kuva uyu munsi rero igitekerezo cy'ishyari kitubere igitekerezo kitwubaka, kitubere cya gitekerezo gituma noneho twicara tugatekereza, tugakora ibikorwa noneho bituma twinjira mu nzira twaremewe gucamo, bituma dufata wa mwanya wacu udukwiriye, bituma dukora ibyo twaremewe gukora. Mbifurije kugira umunsi mwiza cyane w'ingirakamaro. Mureke uyu mwaka mushyashya twahawe aya mahirwe kuko ubuzima budukunda, dukore ibyiza, bya bindi by'agaciro bituma tugenda twegera wa wundi mwiza twaremewe kuba we. Ngaho naho mu kindi gitekerezo cyo hagati ku munsi. Ndabakunda cyane, mbifurije ibyiza kuko muri ab'agaciro. Naho ikindi gihe. Ciao.